Basuhuje kandi mbifurije ibihe byiza mwe mwese mudahwema kubana natwe. Iyi ni Emi Pro Media by'umwihariko. Nje nitwa Iradukunda Keve Junior. Tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko dusanzwe tubibagezaho umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'umutumirwa, ntago ndi njyenyine, nazanye n'umutumirwa kandi mwakunze mwishimiye bumwe mu buhamya yagiye abaha. N'ubuhamya bwiza bwagize benshi buhembura ndetse burushaho no kubafasha mu mibereho umunsi ku munsi. Uyu munsi tunamugaruye kugira ngo tuze kuganira abatari bahari kugira ngo aze kubutwibutsa ndetse tugire n'ibibazo byinshi tugenda tumubaza ku byo mwagiye mwibaza umunsi ku munsi. Reka tumwakire by'umwihariko, buri muntu wese araza gushyira muri comment ko aza kubyumva ndetse kiraza kuba ari ikiganiro cyiza cyane. Mbahaye ikaze mu by'umwihariko. Reka tumwakire. Yitwa Specioza ndakwakiriye by'umwihariko kuri Emi Pro Media. Yego, murakoze cyane kunyakira. Yego. Reka nibwire abatanzi kuko abantu bose siko bamenye. Yego. Nitwa Nyiransabimana Specioza, ndubatse, mfite umutware n'abana. Nshuhuje abadukurikiye bose, inshuti zanjye ziri mu Rwanda no hanze y'igihugu, abarundi by'umwihariko abantu bari i Burundi ndabashuhuje cyane. Yambi barankunze cyane, bangaragariza urukundo. Abakristo Gatolika ndabashuhuje, Kristo Yesu akuzwe, barankunze cyane, bangaragariza urukundo. Nabo mu yandi madini bose ndabashuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Yego. Hari abantu bari kubibona nkaho ari wenda navuga ngo nkaho ufite isoni zo gusuza abandi mu yandi madini atandukanye, cyane ko turibuze kugaruka ku buhamya turibuze kubona mu by'ukuri idini rya mbere n'iryaje guhinduka irya kabiri. Nabo basuhuze kugira ngo nabo biyumve mikaze, mumve ko nta mutima mubi ubafitiye. Oya, ndabashuhuje cyane, nabivuze abo mu yandi madini bose, amahoro y'Imana abane nabo, ndabakunda. Nta kibazo mfitanye n'amadini, kuri abantu bose ndabakunda. Special, amakuru y'iminsi rero ni meza. Duherukana mu kiganiro cyiza twagiranye nawe ndetse n'umutware wawe, ndetse hari n'icyo twagiranye mbere cyavugaga ku buhamya ndetse n'ubutumwa Bikira Mariya yaba yaraguhaye. Uyu munsi by'umwihariko ndagira ngo tuze kubanza kuza kubucamo neza kugira ngo umwe mu bantu batari bahari, kuko umunsi ku munsi tugenda tuzamuka. Hari abantu batabashije kumva ubuhamya bwawe, ndagira ngo uze kubukora nka summarizing mu minota mikeya kugira ngo abantu bose tubanye kuri Emi Pro Media muze kuza gusobanukirwa by'umwihariko, sibyo? Reka nguhe umwanya ubashe kuduciramo muri makeya by'umwihariko. Murakoze cyane. Ubutumwa nari nazanye nabuvanze n'ubuhamya kugira ngo abantu babyumve. Yego. Kuko nari ndi kuvuga ko umubyeyi Bikira Mariya yantumye, mvuga n'aho twahuriye. Yego. Rero nyuzemo muri make kugira ngo umubyeyi Bikira Mariya anyigaragarize, byaciye mu nzira zikomeye, ndarwara. Narabivuzeho ariko n'ubu ndongera mbinyuremo kuko hari abatarabyumvise kugira ngo nabo babyumve. Nararwaye, barandoga, ndwara ibintu by'amahembe. Yego. Ariko ndwara ndi umurokore. Nasengeraga mu itorero rya ADEPR. Hanyuma ngira ibyo bibazo by'uburwayi nyine nk'ibisanzwe nk'uko n'abandi barwara. Yego. Ndivuza kwa muganga biranga, baransezerana njya kurwarira mu rugo. Igihe kiragera ndapfa. Mva mu mubiri nyine nk'uko bapfa. Ariko ndi kuva mu mubiri nibwo umubyeyi Bikira Mariya yanyigaragaje. Akoze cyane, ariko buretse gatoya ntaguciye mu ijambo. Aho hantu wari utarashaka, wari ukiri umukobwa cyangwa wari ufite urugo bisanzwe? Wari ufite urugo. Aha, dukomeze noneho. Yego. Hanyuma ndaremba nyine nk'uko nari ndi kubivuga, mva mu mubiri. Ni ubuhamya burebure nari nabuvuze, buriya bari bubyumve nibashaka kubyumva neza baraza guhita bareba kurica n'ubundi barabona icyo kiganiro cya mbere. Niyo mpamvu tutabitindamo cyane ibyo navuze, ariko nkabinyuramo kugira ngo ubyumva abe yagira amatsiko yo kumva ibya mbere, kuko ikiganiro cya mbere nicyo kirimo birambuye. Hanyuma rero muri urwo rupfu niho naboneye umubyeyi Bikira Mariya, ariko ntabwo namwemeraga. Gusa nabonaga abakristo Gatolika bamwizera, basenga nyine kwa kundi ko muri Gatolika, ariko urumva byari nko mu nzozi zigiye byo basenga, ntabyo narinzi.
n'umutware wanjye yaramwizeraga nyine akamwiyambaza ngo amusabire, ariko nabyo nkumva ni nk'indirimbo yari amaze nk'igihe kingana gute yizera Bikira Mariya? umutware wanjye twashakanye ari umukristo gatolika. Yego. ariko njye dushakana ntari umugatolika. hanyuma ariko uko yasengaga narabyumvaga, urumva umugore n'umugabo bari kumwe, hari n'ukuntu musenga mugiye kuryama, nyine igihe cyo gusenga. None se mu icyo gihe cyo gusenga mu by'ukuri we wasengaga uri mwa ADPR, we agasenga ari nk'umukatolika, mwahuzaga gute isengesho? umwe yasengaga ibye n'undi agasenga. mwasengaga isengesho ritandukanye? Yego. umwe yasengaga ibye n'undi agasenga ibye. urumva ibyo mu barokorewe ntabyo yarazi, nanjye ibyo muri gatolika sinari mbizi, niyo mpamvu umwe yasengaga ukwe n'undi agasenga. tubonera kuza gusubiza ikibazo bamwe mu bantu bibazaga, bakavuga bati mu by'ukuri nko mu muco icyo dusanzwe tumenyereye nuko byanga bikunda umugore aba agomba guhindurira idini umugabo, sibyo? tukiri aho ngaho nanze kwita tuhatambuka tutarasubiza iki kibazo kugira ngo tuze kugenda tubisubiriza rimwe. hari abantu benshi bibajije bacyumva ubuhamya bwawe bwa mbere, bavuga bati Specioza byanga bikunda aratubeshya, kuba yarahinduye idini ni ukubera ko umugabo we yari umukatolika n'ubundi mu busanzwe, sibyo? kandi umaje kutubwira ko mwasengaga amasengesho atandukanye. so urumva harahitazamo confusion mu bantu, sibyo? hari ikintu batari buze gusobanukirwa. dusobanure neza kuntu byaje, kuntu mwakoraga iryo sengesho ku buryo byanga bikunda umugabo n'umugore bari buze guhuza. twebwe ukuntu twasengaga, urabona umukobwa n'umusore iyo bakimenyana ntabwo babanza kuvugana iby'amadini, bavugana ndagukunda nanjye naragukunda. rero twe twarakundanye, noneho tugeze igihe cyo kubana tubura idini turi busezeraniremo, sangana umukristo gatolika agenda ndi umurokore. noneho ndamubwira ngo ino mu barokore dusezerane, ambwira ati reka sinatatira umubyeyi Bikira Mariya, ambwira aho yamutambukije n'ibiki byose, ukuntu yagiye amwiyambaza ngo amusabire bigakunda. arambwira ati ahubwo wowe ngwino muri gatolika, ati kuko muri gatolika iyo wabatijwe mu mazi menshi n'iki kwakira tugasezerana. ndamubwira reka ari amasengesho musenga ameze nk'imihango ya gipagani, njye sinayashaka. wabonaga ari gipagani? nabonaga ibintu bya gipagani. umuntu agiye gusenga agize gutya, umuntu agiye gusenga afashe ishapure mu ntoki. giye buriya nari nzi ko ishapure baba bari kuyisenga, nari nzi ko ishapure isimbura Imana cyane, ko ariko bivuga. ndamubwira reka njye sinzasenga ishapure, sinzasenga ibishushanyo. yajyaga agira udushusho nyine, utwa Bikira Mariya, utwa Yezu, utuntu nyine nkabona ibintu bye ni imigenzo. ntabwo byakunda. noneho kuko iyo abantu bamaze gukundana, umwe aba yiyumvamo undi, kugira ngo urwo rukundo rutandukane ntabwo bijya bipfa gukunda. arambwira ati noneho wowe ngwindeka twigire inama tuve mu bintu by'amadini, reka twibanire, ahubwo nitumara kubana njye nzaza muri ADPR, niho abasore bagenzi banjye batazanse, nzaza dusezerana. ubwo tumaze kubana arongera aranshwishuza, tubane cyangwa tubyihorere. ntabwo njye natabikira Mariya. kumbwira Bikira Mariya nabyo numvaga ari ibintu bidafatika, kuko Bikira Mariya iwabo umutware wanjye ni hafi y'ikibeho. ubwo najyaga njya kumusura akanembereza ikibeho, akambwira ati ni ku butaka butagatifu kuko njye mvuka i Huye. noneho nkamubwira ko Bikira Mariya umbwira ya shusho, iriya shusho iba muri kariya kazu ntabwo twayigura tukayitereka mu nzu, ariko ukaza muri ADPR tugasezerana. biranga rero nuko nguko twabanye tudahuje idini. noneho wari uri kumbwira ngo abakwibaza yuko nagiye muri gatolika kuko umutware ariho asengera, urumva nubwo turi kunyuramo hagati, mbona umubyeyi Bikira Mariya ibyo bintu byo gupfa n'iki bimaze imyaka irenga 11 cyangwa n'ibiri gutyo. noneho ni ukuvuga ngo iyo myaka ishize mbonye umubyeyi Bikira Mariya agena nabigize ibanga, ntabwo nari kubwira abarokore ngo nabonye Bikira Mariya n'ibiki, kuko nari nzi ko batamwemera nk'uko nanjye ntamwemera. nyine nabigize ibanga, ariko umutware ndabimubwira. rero kugira ngo njye muri gatolika habaye imbaraga z'Imana.
nuko Bikira Mariya nyine yambonekeye akajya yongera akagaruka naravuye no mu rupfu yansuraga mu nzozi yaragusuraga akagira ibyanjye ambwira byanjye by'umwihariko ariko natekereza ukuntu muri Gatolika n'abanye basenga ibintu bye byarangoye cyane hari ukuntu bagera muri kiliziya bakunama gutya ntabwo bise byo niba natekereza ukuntu basenga ntabwo ibintu ntabwo nabishobora njyewe ngasenga Imana ngakora amasengesho y'iminsi 3 4 5 nkavuga ati Imana ntabwo ibintu bya Gatolika nabishobora reka ngukorera aho menyereye yego uko akunda usenze amasengesho yasoje iyo umuntu yasenze akenshi gusenga no kuganira n'Imana Imana ikansura ikanganiriza ikambwira ngo mwana wanjye nta madini aba mu ijuru wagezeyo warayabonye aho nzakwerekeza niho uzankorera kandi nzaguha umugisha nakongera mvuye mu bihe byo gusenga nkongera nkagira intege nke nkavuga ati ibintu bya Gatolika sinabishobora rero uri kumva warumbajije ngo abantu bashobora kugira ngo nakurikiye umutware urumva umutware tumaranye imyaka 22 twubatse kandi kiliziya yanjye nyimazemo imyaka 2 ubwo bivuze ngo imyaka 20 ntabwo wari umukatolika abantu base kubisobanukirwa neza imyaka 20 Speciosa Nagaruki yari katolika babandi bose mwibajije iki kibazo ntekereza ko uyu niwo munsi wo kugira ngo muze gusobanukirwa ndetse anabishizeho umucyo ku buryo buri muntu wese ari buze kuba yumva igisobanuro cy'ibyo bintu imyaka 2 n'imyaka 20 imyaka 20 yari muri ADPR uyu munsi wa none ku myaka 2 niyo amaze muri Katolika hari ubuhamya bukomeye yatanze mu kiganiro cya mbere buza kubereka yuko byanga bikunda iki kibazo mwibajije yabahaye igisubizo sibyo reka dukomeze kugira ngo tuze kugenda tugera kuri buri kimwe cyose bagiye bakomeza kuza kwibaza Specio nyuma yuko navuga ngo Bikira Mariya yaguhamagaye gute watubwiye ko wari urwaye byaje kugenda bite kugira ngo uhure na Bikira Mariya maze kuremba iby'inzira yo gupfa n'ibiki biri muri cya kiganiro cya mbere ugushaka kubyumva neza arakireba arajya kirebe kugira ngo mpure na Bikira Mariya nyine narabisobanuye byose muri kiriya kiganiro ndimo gutandukana umwuka n'umubiri biri gutandukana yego nabonye korali imbere yanjye iririmba nk'uko wabona hariya ku gikuta hanyuma bari kuririmba indirimbo ya kirokore nanjye ndikiriza ndaririmba gupfa biravuna ubwo njye ndi kumva ikintu gitsikamiye umutima cyane nkajya numva umutima ugiye kugwa mu nda nangiye kubabara nibwo nabonye korali iri kuririmba mbonye korali iririmba nanjye turaririmba nabari barimo baririmba indirimbo nzi ya kirokoraga chorus hanyuma ndi kuririmba ndebana na ya korali bya bintu byo kubabara umubiri ntabwo nongeye kubyumva byahise bigenda hirya ya korali hahise mbona harashe umucyo munini umucyo noneho mu mucyo mbona hamanutsemo umubyeyi Bikira Mariya kugira bamenye ko ari Bikira Mariya kandi ntaramwigishijwe ntawe narinzi yaje muri ya shusho ya yuri Kibeho ya indi yari Kibeho aha n'umugabo atuye aha handi Kibeho imwe mutware yajyaga ambwira ati iyi ni ishusho ya Bikira Mariya kanagutembereza ukayibona iyo shusho yego yaje muri ya shusho nugera Kibeho ishusho ya Bikira Mariya ihari uzayitegereze neza uwo nabonye yaje muri iriya shusho yego aza ameze gutya afite ishapure hano gutya angeze imbere anegera ibiganza arambwira ngo ngwino mu bwami bwa data uruhuka hanyuma ndambikamo ibiganza gutya duhita tuzamuka gutya nka kwa kundi esanseri zamuka ubwo uko byagenze naho byahereye nibareba ikiganiro barabibona ariko nuko nguko nahuye n'umubyeyi Bikira Mariya yego abantu benshi bakibaza mwazamutse nka esanseri mu by'ukuri esanseri iri kwizamukamo ubizi neza kujye muri etage ya 2 cyangwa ya 3 cyangwa ya 4 sibyo bitewe n'ahantu uganye wumva ugiye hehe uri kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya wiyumva gute nicyo kintu dushaka kugira ngo twumve ibyo byumva wari ufite uwo mwanya urumva uwo mwanya ibyishimo byo nabitangiye korali iri kuririmba turirimbana noneho ndambitse ibiganza byanjye mu biganza by'umubyeyi Bikira Mariya yarambwiye ngo no mu bwami bwa data uruhuka ubwo turi kuzamuka ntabwo nibukaga iby'uyu mubiri n'imibabaro n'ibindi bintu nari ndwaye nese nishimira ko tugiye mu bwami bwa data nishimira aho ndi kujya nibagirwa aho narindi so mu butumwa watanze bwa mbere buvuga ko ukizamuka wageze ahantu hari gate sibyo hari amarembo meza sibyo abantu bakibaza aho hantu wageze mu ijuru
sibyo tujya twumva mu isi bavuga ngo hari ukuntu ujya ku wundi mubumbe ukabona ahandi hantu sibyo aho hantu wahashushanyiriza gute umuntu utaruhari utarumvisha ubwo buhamya bwawe bwa mbere hari hameze hati kuko se mu ijuru haba gate ubundi irahari gusa ni ibintu ucishiriza ntabwo isa n'iyo mu isi irahari mu ijuru hariyo amazu abantu bizera imana bubaha imana neza nibapfa bazayasangayo bazayabona arahari ko ntabwo yubatse nk'ayo mu isi ariko iyo urebye ukize mu nyurabwenge ni amazu ariko meza atandukanye n'ayo mu isi rero kuvuga ngo abantu ngo baribaza cyangwa twababwira gute ibintu by'Imana kubyemera bisaba kwizera utizera utajya kwizera ngo wumve ko ibintu by'Imana bishoboka ntabwo ushobora kubyemera kuko n'Imana hari abatayemera kandi igihe mu butumwa mba ndi gutambutsa mba ndi gushaka kugira ngo abankurikiye twungurane iby'uru rugendo kuko iherezo ry'uru rugendo rw'aha mu isi ni mu ijuru rero abantu babyumva cyangwa bakabyemera ni abantu bizera Imana bakizera ko bazapfa bakizera ko ijuru ririho nibo mbanya tubyibukiranye nongere nge nagize umugisha wo kuribona mbabwira ijuru rirahari babwira umubyeyi Bikira Mariya ari mu ijuru kuko hari abantu batamwemera nk'uko ntamwemera mbabwire Bikira Mariya ari mu ijuru si igishushanyo mbabwire abavuga ngo nta Bikira Mariya nabonye n'umudayimoni n'icyabo bafite imyemerere yabo ariko ngewe ikintu mba ngambiriye ni ukugira ngo niyibukiranyirize n'abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru kuko umukristo wese turabizi ko turi mu rugendo rujya mu ijuru Specious urakoze cyane ubisobanuye neza ariko ikindi kibazo abantu bakomeje kugenda bibaza cyane umunsi ku munsi baravuga bati ese ni iki kintu navuga ngo cyerekana ukuri k'ubuhamya utanga mu by'ukuri ushobora kubwira umuntu akumva koko ko ari ukuri kukaza gutsinda na babandi bose bahakana ko ari ukuri niki wabonye mu icyo gihe wajyanwaga na Bikira Mariya cyerekana ko ari ukuri umuntu yagenderaho uyu munsi akarushaho kwizera umubyeyi Bikira Mariya ubundi ikintu cyabyerekana n'ibyo nari ndi kuvuga ibintu by'Imana byumva n'abantu bayizera amen kuko nk'ubu kumbaza ngo ikigaragaza yuko Imana yashoboye kukuzura warapfuye umunsi wose ni igiki ikigaragaza yuko mu ijuru wagiyeyo ni igiki ntabarwa mu ijuru banyandikiye ngo bambwira ati uzagenda uyisomera abantu bayibone gutya nta n'ifoto bamaye ngo uzagaragaze iyi foto yo mu ijuru noneho ikintu njyewe mba nshingiraho ngo byumva ababyizera nk'abibajije ngo si ubwo ikigaragaza ko yapfuye n'iki yari kongera kubaho gute se umuntu apfa umunsi wose gute abantu bizera Imana bakemera ko ishoboye byose babanza bagasoma Bibiliya dusoma ukuntu Lazaro yapfuye baramushyingura amara iminsi 4 mumva arimo ndani hanyuma Yezu agera igihe cyo kuza kumuzura kuri ya minsi 4 ngo Yezu nta kindi kintu yakoze yarahamagaye gusa ngo Lazaro ikintu yakoze yategetse ko bakuraho igitare nyine urumva abantu babonye Yezu kuko ngo mbere yaho yari inshuti ya Lazaro noneho babonye Yezu aje bati burasaje kugira ati Lazaro yarapfuye baramuhambye yaraboze iminsi n'umupfa bayaraboze aje kugira ati none abantu barahurura ari benshi none abantu bahuruye nibo yategetse Yezu aravuga ngo nimukureho igitare bakigiza arangije ngo yarahamagaye ngo yewe Lazaro we Lazaro yasohotse mu mva ari muzima none ikintu rero nabwira abantu nuko bakongeramo kwizera naho ibimenyetso by'ibintu kuvuga ngo warapfuye wabonye Bikira Mariya wagiye mu ijuru nta muntu mwajyanye biragoye kubyumva byumva abantu bizera bakumva ko Imana ishoboye byose uri kumva Imana yabashije kuzura Lazaro wari umaze iminsi 4 mumva ntabwo yari kunanirwa kuzura njyewe umunsi umwe ibyo rero byumva ababyizera nta kindi kintu gishobora kwemeza abantu keretse kwizera ko Imana ishoboye byose amen mu by'ukuri mwumvishe icyo Specious abivugaho abantu mwese mwibazaga icyo kibazo ntekeza ko mubonye igisubizo cyacyo Lazaro yaramaze iminsi 4 ariko Specious yamaze umunsi umwe niba Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuzura umuntu wari umaze iminsi igera kuri 4 ari mu gituro uyu munsi wa none kuzura umuntu maze umunsi umwe nekeza ko ari ibintu byoroshye cyane ndaza kuza kujya ku kindi kibazo kimwe ariko ni ibibazo navuga ndi kugendera abantu benshi bagiye bakomeza kugenda bibaza bavuga bati
ubutumwa bwawe iyo bukomeje tugenda twumva ko winjiye muri ayo marembo sibyo, winjiye muri ayo marembo Bikira Mariya uramubura, ubona undi muntu kwakira sibyo, akwigisha kuvura. Abantu bakibaza bati muri iyi si ibisanzwe twiga, iyo tugiye mu bintu bijyanye no kuvura dushobora kubyiga imyaka irenga 12 18 sibyo, ariko wowe wabyize umunsi umwe. Iki kintu gisobanura uti cyo kwiga kuvura ukoresheje imiti itandukanye ukabyiga umunsi umwe, wowe ukivugaho iki? Ikintu nkivugaho ibintu by'ijuru bitandukanye n'ibyo mu isi. Amen. Kuko iby'ijuru ni mu buryo bwa Roho Mutagatifu. Yego. Ibyo mu isi ni ibintu nyine biga gutyo. Hanyuma rero mu buryo bwa Roho Mutagatifu Imana ikora uko ishaka. Yego. Buriya kwa muganga ushobora kuhajya ukamara ukwezi uri mu bitaro wararwaye ikintu runaka, ariko njye nshobora kugusengera Imana ikagukiza gutya mu minota 5 ugahita ukira kandi wari upfuye ugakira, nta rushinge nta mutunyweye nta kindi ari amasengesho akoze. Nibyo abantu rero bagira confusion, ibyo bintu bishoboka bite? Kuvuga ngo abantu baravuga ngo bishoboka bitekeza abantu badasenga bataramenya Imana, ariko abantu bazi Imana bo ntabwo bashobora kuvuga ngo bishoboka bite. Kuko umuntu usenga, umuntu uzi Imana nta muntu waba atarabonye igitangaza cy'Imana. N'uyu mwuka turi guhumeka rero ni igitangaza cy'Imana. Kuko ubu wakubaza ngo umwuka wawe ungana ute, ubitse he, bimeze bite, ntabwo ushobora kubimenya. No mu bitaro baravuga ngo arahumeka neza, ariko ntabwo bakubwira ngo afite umwuka ungana gutya. Special ndaza kukubaza ikibazo, abantu bitwa abarangi urabazi? Ntabwo bazi, ntabwo ujya wumva ibikorwa byabo. Yego, hari umuntu uvuga ngo bari abantu bakora imyuka mibi kubera ko ngo n'umuntu ushobora kugusengera ngo ugakira gusa nta muti yaguhaye ntaki. Abantu benshi bakavuga ngo izo ni imbaraga z'umwuka mubi sibyo. Ubwo biri buze kutujyana ku kibazo kimwe, ndibuze kugaruka ku muntu twakoranye ikiganiro nawe kugira ngo uze gushyiraho ukuri, abantu bose babifashe ukundi baze kumenya ukuri no gusobanukirwa. Wowe iyo myuka y'uko umuntu yakoresha imyuka mibi agasengera abantu bagakira, urabizi ko biba? Imyuka mibi nzi kwibaho, nuko basengera abantu bagakira byo ntabwo mbizi, kuko ntabwo ndasengana n'abo bantu bafite izo mbaraga. Yego. Gusa mbyumva gutya ku muhanda baravuga ngo ni imihanda. Wamaze umunsi umwe sibyo uri kwiga kuvura, umunsi umwe wonyine, kandi abandi tubyiga mu minsi 10 mu myaka sibyo. Abantu bakumva bati ariko Specioso ushobora kuba uri kutubeshya, ibintu twiga mu myaka isaga 18 sibyo, cyangwa se imyaka isaga 12, gute wowe byiga umunsi umwe? Izo mbaraga ni imbaraga bwoko ki? Abantu nibyo nande kugusubiza. Abantu bashobora kwibaza ngo izo mbaraga ni imbaraga bwoko ki, n'abantu batizera Imana. Kuko Imana mu kanya nk'ako guhumbya yakuzura wari upfuye. Imana mu kanya nk'ako guhumbya yaguha ikintu utagiraga. Rero kubyiga umunsi umwe n'ababyiga igihe kinini, nandi kukubwira ngo ibintu by'Imana ni mu buryo bwa Roho Mutagatifu. Yabasha gukora vuba cyangwa igatinda, nibwo bumana bwayo. Hari korari yabiririmbye nkunda cyane. Rero ntabwo ibintu by'Imana ubundi ugiye kubishyiramo comment uracumura. Yego. None se niba tutagiye kubiteramo comment, mu by'ukuri sibyo, byanga bikunda Imana yasize Bibiliya kugira ngo idufashe kugira ngo twumve ubumana bwayo sibyo, ni n'imbaraga ifite sibyo. Ni iki kintu wabwira umuntu ugitekereza ibyo bintu mu by'ukuri wifashishije amagambo wenda ari muri Bibiliya kugira ngo abashe kumva ko kwizera ari ikintu kimwe gikomeye cyane gishobora kubaka ibintu binini cyane? Ega buriya nubwo tutarambura Bibiliya ngo dusome tubwira abantu ngo ni mwizere, ubundi buriya kwizera nayo ni impano y'Imana. Ntabwo abantu bose ariko bizera. Hari n'abakristo batizera, aribo babandi ubona akubitwa n'ikibazo agahita ajya mu zindi nzira. Ariko wowe ikibazo nyamukuru warumbajije ngo n'abantu bashobora kwibazaho, nukumbaza ngo gute nize kuvura umunsi umwe bikaba bikora, kandi abandi hano mu mashuri yo hanze babyiga iminsi 18 imyaka 12 yose tukiri mu ishuri turi kwiga. Ibyo njewe nize nibyo mu buryo bwa Roho Mutagatifu, ntabwo ari ibyo mu nyama n'amaraso. Niyo mpamvu ubwo byamaze igihe gito. Yego, abantu baze umuze kubisobanukirwa neza. Iyo uri kuvura ukoresha imiti cyangwa ukoresha igasengesho mu by'ukuri baguhaye? Dusobanurire ububasha baguhaye, ububasha Bikira Mariya yaguhaye bwo kugira ngo ube wavura umuntu akire kandi mu gihe gitoya. Ububasha ijuru ryampaye
baraza kongera basubire mu kiganiro cyahise kugira ngo basobanukirwe nigishwa kuvura n'ibiki byose biri muri kiriya kiganiro cyahise hanyuma ntabwo ari imiti bampaye ngo nge ntanga ni ugusenga gusa bivuze ngo isengesho ryawe rikubiyemo imiti yavura indwara zitandukanye zananiranye mu biganza byanjye n'izo mbaraga zikiza ijuru ryazishyize imana impa n'impano yo gutegeka nimba urwara roho mbi ibyo bintu ndabitegeka bikakuvamo nimba ari ibyifuzo ari ibintu byakugoye turasenga tukinginga imana ikaza ikagutabara ikakugirira neza rero gusenga nk'abantu basenga iki kiganiro iyo bacyumvise ntabwo bavunika barabizi ko gusenga bikora so hari indwara abantu bareba bagasanga nyine ni indwara babonye bwa mbere nk'uyu munsi iriho abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga bazi umwe mu bahungu yitwa Mitsutsu akunda gukora ibintu bishimishije abantu ariko afite umuvandimwe we warwaye indwara yananiranye sibyo abantu bibajije bati iyi ndwara noneho ni gatiki tuyibonye gute sibyo urumva hari indwara ziba zitazwi ariko izo ndwara wowe ufite ubushobozi bwo kuba wazisengera nazo zigakira buriya gusenga kwanjye ntabwo bijya bikuraho kwivuza ndi mu bantu bishyura mituweli mu ba mbere hari uwakumva ko nsengera abantu agahita areka kwishyura mituweli rero nsengera indwara zose ntabwo nsengera izananiranye n'izemeye umuntu wese urwaye ndamusengera ariko nkamusengera yaragiye no kwa muganga byaba atarajya kwa muganga nk'ubwo yajya kwa muganga uze dusenge gusenga kwanjye byuzuzanya n'abaganga ntabwo binyuranye ariko gusenga imana yampaye birakora kuko hari abantu benshi nasengeye bakize uyu munsi ntabwo nashoboye kubazana ariko bazabyandika muri komenti bazabitubwira hari n'ababinsabye ngo tuzaze ariko kubera ko nkunda kugira akazi kenshi ntabwo nabonekeye ku gihe bo bari babiteguye ko abantu bashaka kuzaza gushima imana nasengeye impamvu bahari benshi ntabwo izi mpano nzimaranye iyi myaka 2 ndi kukubwira imyaka 2 nyimaze muri Kiliziya Gatolika ariko icyo gihe mpfa n'ibiki yashize imyaka igera muri 12 rero nibwo natangiye gusengera abantu bakira kuko ariho nigiye kuvura ariho naherewe iyo miti mbere y'icyo gihe rero umva imyaka igera muri 12 barahari benshi cyane bakize barashaka kuzaza gushima imana bivuze ngo ukiri no muri ADPR wasengeraga abantu kandi bagakira sibyo iryo sezano rero rihawe ubwo wajyanwaga mu ijoro ikindi kibazo ndibuze kuza kukubaza wenda kiza kutwinjiza utanga ubuhamya bwawe abantu benshi bagiye bataba bwakira mu buryo butandukanye hari umwe mu bantu ndibuze kuza kuvuga ndaza no kuvuga izina rye sibyo ntekereza ko nawe waragiye ukurikirana yitwa Faustin Ndendereza waje kuvuga ko byanga bikunda ari roho mbi ishobora kubiri kukuvugiramo cyangwa se ari roho mbi yakubonekeye sibyo ibi bintu turi kumwe uyu munsi wa none sibyo abantu benshi bagiye babifata nkaho wenda uwo mugabo yagiye avuga ukuri ariko uyu munsi ndi kumwe na nyirukuri agiye kutubwira mu by'ukuri agiye kutubwira uko yabyakiriye ndetse n'icyo abivugaho sibyo yavuze ko ushobora kubutumwa na roho mbi kandi we yirukana roho mbi mu bantu wowe ubwawe nka nyirubwite ibintu byabayeho ufite ubuhamya buhambaye bukomeye ushobora kubohora abantu wowe wasengeye abantu bagakira niki kintu wowe ubivugaho ukurikije ibyo uriya mugabo yatangaje buriya ibyo uriya mugabo ntabwo jye nabitindaho cyane iyo njya kubitindaho mba narahise nza kwisobanura urebe ikiganiro igihe yagikoreye n'igihe genziye rero njyewe najyaga nkurikira ibiganiro bye ngasanga ngo avugana na shitani n'amashitani n'ibindi bintu ngo iwabo habaga abazimu n'ibindi bintu nyine bikomeye noneho njye nabonye kiriya kiganiro kuko ntabwo yagitambukije agaragaza ko nabonekewe n'amashitani yagitambukije antuka arantuka cyane aravuga ngo Bikira Mariya ntabwo yari gutoragura ngo indaya mu muhanda yakoresheje ijambo ribi ngo indaya
nubonye ko bimbarije ngaseka narasetse yego njye n'ubu ndacyaseka iyo nibutse umuntu w'umupapa mukuru kuri utukana njyewe yantutse maze iminsi ifite ibibazo mvuye mu bitaro nari narwaje umwana wanjye w'imfura kambanze nshimira abantu bose bansuye abansengeye byari bikomeye umwana yari arembye ari mu rupfu yamaze iminsi 5 muri koma ari ibintu bikomeye nsabiye umugisha abantu bansuye abantu bansengeye rwose barahabaye abakristo gatolika mwubahwe n'abo mu yandi madini abantu mwangiriye impuhwe mukansengera Imana ibaha umugisha noneho yatambukije kiriya kiganiro mbabaye tuvuye mu bitaro umwana atarakira neza ari ibintu none umuntu niyo banje arakinyoherereza kuri WhatsApp yanjye arambwira ati dore umuntu wadutse uri kugutuka ukomere ntucike intege ku butumwa umubyeyi Bikira Mariya yagutumye ncishijeho amaso gake numva ibitutsi byinshi cyane umva arimo aragutuka none ndavuga se uyu musaza uyu papa ko bambwiye ko asengera abarwayi hari n'umuntu wari wanyohereje ati dorje muri Gatolika vuba uzagenda kuganirize akwereka uko umurimo w'Imana ukorwa gutyo noneho mu minsi nari kujyayo nibwo narwaje umwana ariko na mbere yaho hari ikiganiro natambukije kuri Zaburi nshya 2024 yego nabwo hari umuntu wahandangiye arambwira tuzagende akuyobore byo gusabira abarwayi abifitemo ubumenyi bwinshi rero buriya ukijya mu bintu mu idini utaramenya ibyawe ugize Imana ubona bakuganiriza baguhugura kuko nk'ubu kumenya ishapure nayigishijwe n'abamama abantu banyigisha amasengesho yo muri Gatolika ubu sinyijya muri kiliziya ngo nicare mere gutya yego naricaraga gutya nicara bavuga guhaguruka nyine numva no guhaguruka ni ikinyarwanda ariko ibyo bari buvuge uko babikurikiranya ntubizi ariko abamama bagiye banyigisha gusenga bangurira udutabo two kwifashisha Imana ibaha umugisha tubizirageho barahari noneho 2024 maze gutambutsa icyo kiganiro kuri Zaburi nshya umuntu yarandangiye njyayo mu gusanza kuri amupapa n'umugenda ashobora kuba yarandutse atanyibuka simbizi ariko nje nagiye yego mugisha inama uko nabonye Bikira Mariya nuko napfuye ariko tubonana ariko umugoroba yananiwe arambwira ati okay ni byiza cyane uzagaruke tubikorera ubugenzuzi ambwira amatariki nzagarukiraho izo tariki yamaye zageze ntabwo nibuka konje yari yabaye ariko ntabwo nabonye uko ngenda mu gitondo amasari yamaye nyine ntabwo imodoka zari ziri kugenda n'amamoto yego sinagenda nk'ibisanzwe nyine kumwe umuntu agira impamvu ntagende ubwo nkomeza naje no kumuhamagara nsanga ntabwo yegereye telefone ibyo nyine birarangira kumwe umuntu wese aba no muri gahunda z'ubuzima gushaka imibereho ariko namuciye mu maso yarambonye ndabimutekereza ambwira tuzaza tubikorera ubugenzuzi ntiyantuka ntiyambwira nabi ntiyakubwira kurinda icyo gihe ndeka nta kintu yantutse ntiyanambwira ati ibyo bintu wabonye ntibibaho ni amashitani yanyakiriye neza cyane itariki nzagarukira ngira utwo tuntu tw'imbogamizi twatumye ntajyayo noneho iki kiganiro natambukije ejo bundi mvuga ukuntu noneho nagiye muri Gatolika n'ibiki natunguwe no kubona impanuka ambwira ko ndinda yo mu muhanda y'umusambanyi n'ibiki ariko abantu nyine benshi barababaye baravuga ati aratuka umuntu w'umubyeyi n'iki bamwe bakambwira uzagende mubonane uzagende muhangane nawe uzagende umubwire ko amashitani y'iwabo n'ibiki ariko njyewe numva ntabwo nzaza guhangana n'abantu gutukana gusa ahubwo nkibyibuka nakurikira iki kiganiro najya bamusobanurira ko ntari indaya yo mu muhanda ntabwo ndi umusambanyi ndi umugore w'umugabo n'amategeko arabizi narasezeranye mu mategeko kuba ntarasezeranye muri kiliziya ntabwo byitwa ubusambanyi biriya ni ibintu byaba no ku muntu wese genda yari kunyita indaya yarandaye hejuru namubwira ngo Imana imubabarire ntabwo ndi indaya rwose yikosore nk'umuntu mukuru w'umupapa ntagatukane cyane iyo abona narayobye sibyo muzehe iyo ubona narayobye wari kunyegera ukananshaka mba mu gihugu mba muri Kigali ukambwira uti widusebereza Bikira Mariya ntabwo uri umukarisomatike Bikira Mariya yiyereka abakarisomatike bonyine ukanantonganya twicanye ko ntuntukire ku karubanda ariko ntacyo ubwo niko wari wafashijwe ntabwo nakure
yamurenganya. Njyewe impamvu ntamurenganya, hari ibiganiro bye nagiye numva nyine avuga ko avugana n'amashitani, avugana na shitani. Rero nkibyumva navuze ni buriya kuko avugana na shitani ishobora kuba yamuntumyeho, ikamutuma ikamubwira ati uriya mubyeyi uri kuvuga Imana, uri kuvuga Bikira Mariya, mutuku umuca intege yicare hasi. Kuko buriya ntabwo wavugana na shitani ngo ugire communication n'abazimu uri mukorera Imana. Umucyo n'umwijima ntibibangikana, n'ababyumva bazatubwira. Ntabwo wakorera Imana ngo ukorere na shitani. Ujye uvugana n'Imana uvugane na shitani, ibyo bintu ntibishoboka kuko shitani yanga abantu b'Imana. Ibyo abantu barabizi bazabitubwira. Noneho niba shitani yanga abantu b'Imana, we ko akorera Imana numva shitani bavugana bahuriye bari gupangira. Yego, bishatse kuvuga ngo muwe mu by'ukuri imboni yawe, mu mboni yawe ukoresha ubona ko uriya mugabo akoreshwa n'imyuka mibi itari myiza mu by'ukuri, aribyo bituma ashobora kuza akavuga kuriya bishobora kwangiza abantu mu mutwe. Njyewe nari nzi ko akorera Imana kuko nabonaga ko asengera abarwayi. N'uwo munsi njya kumushaka nasanze hari abarwayi benshi bamutegereje. Noneho imbogamizi nagize nuko nasanze ari manuka ibitutsi byinshi, kandi umuntu ukorera Imana ntatukana. Ibyo rero turabizi, umuntu ukorera Imana ntatukana. Rero hano njyewe nabonye ko ashobora kuba akorera shitani, arivugira ati nkorera mvugana na shitani, mvugana n'abadayimoni, iwabo ngo hari ibintu by'abakurambere n'ibiki byose. Noneho wasanisha ko avugana na shitani ukanahuza n'ukuntu atukana. Niyo mpamvu njye nahise mvuga ati uyu muntu uvugana na shitani ishobora kuba yamutumyeho kunca intege. Ntabwo najya kwisobanura ngo mvuge ngo byanze bikunze dutererana amagambo, kuko na Yezu ntabwo bamwemeye bose, kandi yari umwana w'Imana. Rero ntabwo abantu bagutukana ngo ugende hariya usakuze. Gusa kuko namenye ko avugana na shitani, ikintu cyankomeje nyine nkanikomerera, navuze ni muri shitani yambonye irababara umuntu myongo aricutumyeho. Yego, ikibazo cya nyuma nza kukubaza ni nk'impanuro cyangwa se bumwe mu nyigisho uri buze gusigira abantu bose bashobora kuba batekereza ko bumwe mu buhamya waba waratanze bw'ibyakubayeho, bw'ukuntu wakiriye Bikira Mariya, sibyo, bw'ukuntu wahawe impano zo gusengera abantu ugakira, bashobora kuba babibona nk'aho ari mu mvugo z'ikigezwe tuvuga ngo ni scam, sibyo, bashobora kuba babibona nk'ahari scam. Mureke mwihangane nkoresha iyo mvugo, ariko baha ubuhamya cyangwa se bahe ubutumwa, sibyo, bushobora kubasubizamo imbaraga bakabasha gutekereza ku butumwa ubaheza mu by'ukuri. Ari nacyo kintu cya nyuma turi busorezeho, mboneraho no kuza kugushimira kubabanye natwe uyu munsi wa none. Murakoze cyane. Yego, ikintu twabwira abadukurikiye ko atari scam ni ukubera ko ntaca nongera ngo ndi kwinjiza amafaranga. Yego, hano iyo nahaje ni mu mpembe. Yego, ntabwo nakora inkuru yo guteka imitwe, ntabwo ntaca nongera ngo ndi gukorera amafaranga, namwe ni mu mpembe. Ikindi cya kabiri, abantu nsengera ubuntu. Yego, sinsengera amafaranga. Umuntu nabona naraciye amafaranga aha yazabitubwira, nkamubwira nti kugira ngo usengere urama 20, urama 30, urama 50, urama 100, uwo muntu yazabitubwira. Iyo uje mu rugo ngo ngusengere ushaka ati kikuzana nigusubizayo, kubera ko ntaratunga imodoka, ariko ndi kubisengera. Ninyibona hari abantu baba